baguze rikeri ngo bamushyiriramo supaguru bamusigaho aribwa mu nda barigendera. Ahanini bapfaga inzoga ngo amafaranga baterateranyije ngo inzoga ngo umwishizemo ngo atayinyweye. Umucuruzi amaze kugenda bajya kugura inzoga ahandi ku mugabo witwa Oziyasi Nyandwi, ngo bamaze kuzigurayo baraza barongera baraserera bararwana ku buryo uwo mama Samira yapfuye uwitwa Kayitesi ibisuko yari afite mu mutwe. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda ngo baguze rikeri ngo bamushyiriramo supaguru bamusigaho aribwa mu nda. Bahise bahamagara ambulance, abaganga baje bamukozeho baravuga ngo byarangiye. Ngo hari abagore bari bararwanye ngo aje kubahuza, arangije birangira n'ubundi sinzi ukuntu byagenze, birangira nyine bamurogeye mu nzoga. Bakeka ko basangiye hari ibyo baba bamushyiriyemo supaguru cyangwa uburozi. Babiri muri bo batanga amakuru bavuga yuko bari babigambiriye ari bo bamwishe. Ntago bavuze icyo bakoresheje ariko bavuze ngo nibagera muri polisi ngo bari bubivuge. Kari agacupa kavamo amazi y'Inyange kari karimo ngo inzoga y'icyuma, ngo bavuze ko iyo nzoga yari ihumanye. Ngenda saba ubutabera bakaduhanirikiza akababara. Bari abagore bameze nk'ibihararumbo, utekereza abagore bafite abagabo bagata abagabo babo mu ngo bakaza kurara mu mihanda. Guhanwa rwose kandi bigaragarira abantu bose, kuko urumva gusangira ntabwo bizacika, ariko batabahamye n'ubundi n'abandi bazabonera bakajya bahemukira abandi muri ubwo buryo bitewe n'uko babona ko badahanwa nyine. Baba bana rero ni babiri bakeneye kwiga, murabona imibereho y'iki gihe, cyangwa nka leta bakajya mubishyura n'amashuri. Ugisigisa nyine yuko abantu badakwiye kujya basangira, cyane ko no gusangira bitemewe, abantu bakwiye kujya afata ibyo akanywa cyangwa akajya kunywera mu rugo iwe. Urumva twagize ubwoba nk'abantu bo muri karitsiye kubona umuntu w'umubyeyi mu gitondo wari muzima, mu kandi kanya ukumva ngo yapfuye. Niba hari icyo musangira mukagisangirira mu rugo, ibintu byo guhururana ngo mugiye aha murajya aha mukabicikaho. Akaba rero yapfuye mu buryo butunguranye kuko yari asangira na bagenzi be inzoga. Iperereza rero ryatangiye kugira ngo hamenyekane urupfu rwe cyaruteye. Akaba rero hari abantu 8 bafashwe kugira ngo bakorwe iperereza. Ariko kimwe mu biba byagaragaye imbere nuko mu basangiraga harobora yapenya amakimbirane. Abaturage ntibahumure, ntabwo ari ibintu bisanzwe bibaho cyane ngo uvuge ko yenda ari ikibazo cyadutse, ariko nanone tunakangurira n'abaturage kujya birinda amakimbirane. Nitwa Mahoro Diane, ntuye mu murenge wa Gikondo mu kagari ka Kagunga mu mudugudu wa Kabuye ya 2. Mama Samira ugereranyije yari afite nk'imyaka 30, yari umubyeyi w'abana 2. Yego yari afite umugabo. Si wejo ku wa 4 yari ari kumwe n'abagore bagenzi be batuye we basangira, bagendana b'inshuti ze rwose cyane, dukunda kubabona n'inshuti ze. Baragendanye rero umunsi wejo batangira mu gitondo nka 2 bari ku mucuruzi witwa Fabrice, bagenda kuguraho inzoga baranywa, nyuma ariko baza gutangira batongana. Yego bamaze gutongana rero baza kuguma nyine bariyunga, n'ubundi batuwe batongana bakiyunga. Nyuma rero umucuruzi nko mu masaha 8:40 arataha basigaho ngaho. Ahanini bapfaga inzoga ngo amafaranga baterateranyije ngo inzoga ngo umwishizemo ngo atayinyweye, kandi ngo yatanze 1000 ngo nibakimusubize. Yego ubwo byaje kurangiraho gatoya basa nk'abiyunzemo, ariko nyuma umucuruzi amaze kugenda bajya kugura inzoga ahandi ku mugabo witwa Oziyasi Nyandwi, ariko Oziyasi Nyandwi ntago yari ahari, hari umudamu we. Nuko ngo bamaze kuzigurayo baraza barongera baraserera bararwana ku buryo uwo mama Samira yapfuye uwitwa Kayitesi ibisuko yari afite mu mutwe. Aramubwira ati nta mugore ujya unkinisha ibi bisuku ujya ugenda ubyereka abandi bagore. Ubwo rero ukuntu byaje kugenda ngo baguze rikeri niko tubyumva, ngo bamushyiriramo supaguru bamusigaho aribwa mu nda barigendera. Bamaze kugenda rero umucuruzi ahageze avuye muri pose asanga mama Samira aryamye aho ngaho, abibwirwa n'undi wari ugiye mu gikara, aramubwira ati wawe hari umurwayi warembye. Nibwo umucuruzi yajyagayo Fabrice aragenda asanga uwo murwayi arahari, yarazi ko batashye, ahita amubwira
ahita ahamagara ambulance yahageze isanga mama Samira yashizemo umwuka. Urupfu rwe rwatubabaje, ngewe ubu nashengaguritse umubiri wose nkirubona, nari mpagaze iruhande rwe nashengutse, ubu umugongo ntukora, ingingo zose zanjye zashengaguritse kuko ni umudamu wari ukiri mutoya kandi nari ntarumva na rimwe hari umuntu yahohoteye. Ibintu ariko biramenyerewe kuko ngewe no ku makuru hari aho twageze kumva henshi ngo abantu babashyiriyemo supaguru mu nzoga, ntago ari ubwa mbere tubyumvise, dukunda kubyumva no ku makuru ko ibyo bintu bibaho. Ibi bintu byatuma abantu bacika ku muco wo gusangira n'abandi kuko urumva twagize ubwoba nk'abantu bo muri karitsiye kubona umuntu w'umubyeyi mu gitondo wari muzima, mu kandi kanya ukumva ngo yapfuye, twahungabanye. Ndumva umuntu azajya agura icyo kunywa icyo ari cyo cyose akakijyana mu nzu akakinywerayo. Ngewe ukuntu mbyumva nk'umuntu w'umubyeyi, ndumva abantu b'ababyeyi dukwiye kubana neza, mbese wagira n'icyo usangira n'umubyeyi mugenzi wawe ntimugisangirire mu kabari, kuko mu kabari umuntu mushobora kugenda uzi ko ari umuntu ariko utazi mu mutima we icyo atekereza. Niyo mpamvu nk'umuntu w'umubyeyi mugenzi wawe muba mugomba kujya mu rugo, niba hari icyo musangira mukagisangirira mu rugo, ibintu byo guhururana ngo mugiye aha murajya aha mukabicikaho mukajya musangirira mu rugo. Twanyirambashimana Francina nyakugenda yari mukuru wanjye. Nanjye ejo bamamagaye ndi mu kazi ngo ninze mukuru wanjye arapfuye, ndavuga se bimeze bite bigenze gute, ngo yarari gusangira n'abagore, ngo hari abagore bari bararwanye ngaje kubahuza, arangije birangira n'ubundi sinzi ukuntu byagenze, birangira nyine bamurogeye mu nzoga bari bari kunywa, kurumva yaje kubahuza kugira ngo biyunge. Birangije aba bagore sinzi ukuntu bongeye gutongana basubiranamo, mu kurwana kwa barabakiza, umwe muri bo aravuga ati nawe ntago uri bunahane. Nanjye ubwo rero mama yamamagaye nahageze nsanga byarangiye, ariko nawe bari bamuhamagaye ari hano aho azamukiye aho abasanze asanga byarangiye. Ingo yatangiye ataka mu nda, abandi nyirakabara aramubwira ati se arababwira ati se mwamuhereje amata, ngo baramusubiza ngo nago ajya anywa amata, ataka amazi. Ubwo urumva mu gutaka amazi banza yarageze ku ndunduro, babonye bikomeye umwaca hirya no hino, ariko babafashe uko bangana kose bari basangiye babafashe. Baba bana rero ni babiri bakeneye kwiga, murabona imibereho y'iki gihe ntago biba byoroshye. Ubwo urumva nanjye simba mari, akenshi ni mama na mama nakaza bafite. Ubwo urumva twabasaba rimwe na rimwe mukajya mubitaho nkamwe nk'ababyeyi cyangwa nka leta, mukajya mubishyura n'amashuri, nabyo byadufasha. 078 02 88 692 kuri Nyirambashimana Francine. Mukankundi Bernadette, umudugudu wa Gatare, akagari ka Kagunga, umurenge wa Gikondo. Yitwaga Mukankundi Francine. Kankundi Francine asize abana babiri, nabimenye saa 11. Umugabo waje mama arambwira hano mu rugo, yari asanzwe anzi, ahita aza arambwira ati ngwino ujye kureba ibyo umwana wawe byamubayeho. Naragiye, ngezeyo nsanga aryamye mu ntebe, nkozeho numva atari muzima. Hanyuma muri ako mwanya bahise bahamagara ambulance. Abaganga baje bamukozeho baravuga ngo byarangiye, bahita bigendera. Twarababaye cyane, ngenda saba ubutabera yuko baturenganura bakaduhanirishyiza akababaro. Akabara ari kwinywera bisanzwe, tangira mu nda hamurya nyine birangira yitabye Imana. Hari gukeka ko basangiye hari ibyo baba bamushyiriyemo, supaguru cyangwa uburozi. Nurumva nako bari kunywa, birangira bamusize mu kabari. Ubwo nimba yasigaye akanywa wenyine, birangira nyine ubwo kamuzengereje. Yari umubyeyi nyine usanzwe nk'abandi babyeyi bishakira imibereho y'abana be nyine bisanzwe.
bakwiye guhanwa rwose kandi bigaragarira abantu bose kuko urumva gusangira ntabwo bizacika, ariko batabahamye n'ubundi n'abandi bazabonera bakajya bahemukira abandi muri ubwo buryo bitewe n'uko babona ko badahanwa nyine. Gusiga isomo nyine yuko abantu badakwiye kujya basangira, cyane ko no gusangira bitemewe, abantu umuntu akwiye kujya afata ibyo akanywa cyangwa akajya kunywera mu rugo iwe. Cyane ahubwo biteye ubwoba. Byatubabaje nyine kumva tubuze umuntu gutyo by'itaraganya, byatubabaje cyane. Rwa mama Samira rwatubabaje, rwaduteye n'agahinda. Urupfu rwa mama Samira yari ari kumwe n'abadamu bagenzi be, ubwo badamu bari bari kumwe n'abadamu 5 bose hamwe n'umugabo umwe basangiraga, bari bari kunywa inzoga, ariko aho bari banywereye uhacururiza yageze harakingana n'abirukana, arababwira ati nibatahe. Uwo ahacururizaga yari Fabrice, arabirukana arababwira ati nimutahe mwumvira aha njyewe ngiye kuruhuka. Abagore banga kuhasohoka, umugabo arakinga arigendera, bakajya bajya kugura inzoga ahandi ngo ku muturanyi kwa Nyandwi. Ariko Nyandwi nubwo bamutwaye, Nyandwi ntabwo yari ahari, yari afite ikibazo cy'umugongo, yagiye kwa muganga muri kine. Yaje nimugoroba n'undi aje kureba ibyabaye, Nyandwi nawe bamufata mu ubwo buryo baramujyana. Mama Samira birakekwa ko yishwe n'urukiko, mu makuru make namenya ari uko ngo yari yiriwe nta kibazo afite, ari umuntu umeze neza. Murakeka mu by'ukuri intandaro y'urupfu rwe ni ibyo ambira ngo byo kwita mu nda yatangiye arika abandi bamutaye urugendo. Intandaro y'urupfu rwiwe bari abagore babiziho, kuko ndi mu bantu nimugoroba bifashishije njya kubereka bariya badamu aho batuye, kubera ko nigeze nishyuza umutekano muri Gatare, ariho 3 bari batuye. Hanyuma 2 muri bo batanga amakuru bavuga yuko bari babigambiriye aribo bamwishe. Ntago bavuze icyo bakoresheje, ariko bavuze ngo nibagera muri polisi ngo bari bubivuge uko babigenje bamwica. Gende gukeka ko yaba ari supaguru bakoresheje. Yego. Numvaga ngo yatangiye kuribwa mu nda bamutaho barigenda. Yego. Ibintu byo kuribwa mu nda nge nago nigeze mbyumvaho, gusa twari twicaye hari imbere y'umuryango kuko ntuye hariya. Naje kujya kuri botike ngiye kugura y'isukari, nanjye ndahengerezamo numva bari gusakuza, mbona nabo bagore, nsubira inyuma mvuga ngo batambona nanjye bikangiraho ingaruka. Nsubira inyuma ndagura isukari ndataha, tugiye kubona tubona mu kanya bose barirukanse baragiye, ariko uriya mubyeyi bamusigayo. Bamusizeyo hari umwana waje kutubwira aho twari twicatira, muze murebe ibibaye mutanga amakuru. Turagenda dusanga uwo mubyeyi aryamye ku ntebe na mama we yahageze, dusanga n'abayobozi bahagezeho ku kagari. Hanyuma ambilansi iraza, ambilansi yapimye abo bantu bo ku kagari bataraza, baravuga ati umuntu yarangiye. Hari 11:00 abanyeshuri bari gutaha. Yego. Rero icyo ntekereza ari mu gikari harimo abagabo 2 b'abatangabuhamya, ariko muri abo bagore 5 bari bahari hari umugabo umwe bari kumwe mu bo basangiraga, yari akicaye umuganga akimara gupima bagasanga umuntu yapfuye. Uwo mugabo baramubwiye ngo yicara aho ngaho ntiyongere kuvaho. Mu bantu bajyanye n'uwo mugabo bamujyanyemo, gusa ndi kubona uwo bita Nyandwi na Fabrice n'abandi bagabo 2 b'abatangabuhamya kuba batwawe nuko wenda umuntu yaguye hari, ariko barenganye bamwe baratanga ubuhamya. Icyo nsaba nuko bari abagabo 4 barenganurwa, hagakurikirwa bari abagore n'uwo mugabo umwe bari kumwe. Bari abagore n'ubundi barananiranye, si rimwe si kabiri. Umwe wo bita Kayitesi bahora bamujyana kwa Kabuga. Bari abagore bameze nk'ibihararumbo, utekereza abagore bafite abagabo
bagata abagabo babo mu ngo bakaza kurara mu mihanda. Kereka umudamu umwe bita Betty niwe udafite umugabo, ariko abandi bose bane batatu bajyanye bari bafite abagabo. Ubwo rero bari abantu bakwiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo nabura batanga umuco mu babyeyi, tubashe kubana twubahana tudakorerana ubugome bwo kwicana. Hari agacupa kari agacupa kavamo amazi y'Inyange, kari karimo ngo inzoga y'icyuma, n'ubundi ngo banywagaho bari bateretse aho, ngo bavuze ko iyo nzoga yari ihumanye.